ubu ngiye kubabwira mu magambo, ariko ndashaka ko ikindi kiganiro kizakurikira nzabereka puratike. Ubu ndi muri teori. Siporo yo mu nda ni ugukora siporo wunama wongera uhaguruka, yego, ariko iyo ngiyo niyo abantu badafite mu nda hanini. Noneho ku bantu bafite mu nda hanini ndabanza nkushyire kuri regime. Nindangiza kugushyira kuri regime ndagutegeka gombo. Abantu mutazi gombo nayo nzayibazanira mu kiganiro gikurikira. Urafata gombo n'indimu. Abantu muhora mumbaza mwicare mbabwira, urafata gombo n'indimu, nurangiza mu gitondo uzajya uzifata uziraze mu mazi litiro n'igice, ushyiremo gombo udusogo 10, udukatagure neza udushyire mu mazi. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Ganza Iganze TV. Nongera gushimira abakoze subscribe n'abatarayikora, ndasaba kuntera inkunga mwokabyara mwe mukayikora, munkorera like, share, comment. Tubanje kubasuhuza abakunzi ba Ganza Iganze, twongera kubashimira abantu mwakoze subscribe, mwese muri ab'agaciro kuri twe. Twongera gusaba n'abatarayikora tubasaba ngo mukore subscribe, yego, kugira ngo tujye tubona uko tubagezaho ibiganiro byacu byiza bibagereho. Nongera kubwira abameze neza muhereze Imana icyubahiro, abo bitameze neza mwihangane, none byakwanga ejo bikemera. Kandi mboneraho kwibutsa abantu mufite kwiheba, mbabwira ngo komera, nta kure cyane Imana itakura umuntu. Nshuti zanjye, hari ijambo rimwe njya nkunda kubwira abantu ngo ibyo ubona bimeze nk'imisozi, bimwe ubona ukabona birakomeye, hari Imana ijya ibyoroshya bikaba nk'amataba. Nkunda kubabwira kiriya cyigisho cyo muri Esiteri, ubwo abayuda bari basumbirijwe, ubwo Hamani yashakaga kubamanika. Hari abantu ubu tuvugana bafite ba Hamani babo. Nongera kubabwira ngo komera. Hari ubwo umwami ari bwibuke ko uri mu bamuvugiye, hari ubwo umwami ari bwibuke ko uri mu bamuvuze neza, hari ubwo umwami ari bwibuke ko uri mu bamwamamaje, akubura igitabo, yarangiza akagutumaho, yarangiza akamanika Hamani wawe. Komera, komera. Ngo nuko ngo umwami arabaza ngo ninde wangiriye neza. Yego, nawe uyu munsi Imana ikwibuke mu byo urimo gucamo. Wowe ubuze urubyaro Imana ikwibuke, wowe ushonje Imana ikwibuke, wowe urushye kandi uremerewe Imana ikwibuke, wowe ubuze uko ubigenza Imana ikwibuke, wowe ubona wanzwe Imana ikwibuke, yubure dosiye yawe kuri iyi saha, ukurwe ku irembo umazeho igihe. Hari ibintu bijya bitugeraho bikagira ngo byashyizeho iherezo, hari ibintu bijya bitugeraho bikagira ngo byaratwicariye byararangiye, hari ibintu bijya bitugeraho bikagira ngo tuzaguma ku irembo byadushyizeho. Ariko aho ku irembo hacu niho umwami wacu ahera dutabara. Ku irembo hacu niho umwami ahera tubona buri munsi. Ku irembo hatera Imana gutabara vuba.
Imana itugirire neza. Ako kari akanyuzeho ndimo kwibutsa wowe umaze igihe ku irembo ryo kutabyara, wowe umaze igihe ku irembo ryo kubura umugabo, wowe umaze igihe ku irembo ry'ubukene, wowe umaze igihe ku irembo ry'uruvugo, wowe umaze igihe ku irembo, wowe umaze igihe ku irembo ryo kwitwa amazina, ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho niho hari bugutere gutabarwa vuba. Yego, aka kantu kanyinjiza mu kubwira abakunzi banjye abambajije umuti wo kugabanya ibiro mwese, mbabwira ngo nimutere agatebe. Noneho naje kubabwira, nari maze igihe mbabwirira kuri telefone ariko naje kubabwira. Yego, biterwa n'ibiro ufite. Hari abantu ntabasha kubwirira hano ngo bumve, hari abo bisaba kuza kunyirebera cyangwa kumpamagara nkababwira, kuko hari igihe uba ufite ibiro birengeje ibikenewe. Yego, umuntu ufite ikibazo cyo mu nda hanini, mu nda hananiranye, mu nda ureba ukabona urambara imyenda ntuberwe, mu nda hawe ureba ukabona hiyongera buri munsi, ukabona ntiwakiyambarira agapantaro, ukabona ntiwakiyambarira agakanzu kari kuri sayizi. Yego, ndimo ndakubwira ngo kora siporo. Kora siporo yo mu nda. Siporo yo mu nda ubu ngiye kubabwira mu magambo, ariko ndashaka ko ikindi kiganiro kizakurikira nzabereka puratike. Ubu ndi muri teori. Siporo yo mu nda ni ugukora siporo wunama wongera uhaguruka. Yego, ariko iyo ngiyo niyo abantu badafite mu nda hanini. Noneho ku bantu bafite mu nda hanini, ndabanza nkushyire kuri regime. Nindangiza kugushyira kuri regime, ndagutegeka gombo. Abantu mutazi gombo nayo nzayibazanira mu kiganiro gikurikira. Urafata gombo n'indimu. Abantu muhora mumbaza mwicare mbabwira, urafata gombo n'indimu, nurangiza mu gitondo uzajya uzifata uziraze mu mazi litiro n'igice. Ushyiremo gombo udusogo 10, udukatagure neza, udushyire mu mazi litiro n'igice. Nurangiza ushyiremo indimu 2, udukate natwo neza. Bibaye na byiza wazikamura indimu ukazishyiramo, warangiza ukaraza mu mazi yawe. Hari abajya bavuga ngo ni akazuyaze, ngo cyangwa se akazuyaze. Oya, amazi yose wabona yagufasha uko yaba ameze kose, yaba ari akazuyaze yaba atari akazuyaze. Ukarazamo gombo zawe, bucya y'amazi yabaye ururenda, hagiyemo n'indimu. Yego, warangiza ukayanywa gake gake. Si ngombwa ngo uyanywe uhite uyamara, ni gake gake. Warangiza wowe niba wariye mu gitondo, saa sita ukabyihorera, kandi ukagabanya ibintu by'amavuta menshi. Ukagabanya ibintu by'amavuta menshi. Ariko bantu mumbaza, nkeneye kubanza nkamenya ingano y'ibiro byawe. Ibyo bintu byagufasha, ariko nanone bigendera ku ngano y'ibiro ufite. Nibwo mpita nkubwira ngo jya kuri iyi regime, nkakubwira wowe jya uteka ibimeze uku, nurangiza ukoreshe gombo zingana uku cyangwa amazi angana uku. Kuko hari igihe nshobora kubikubwira nkakubwira ingano y'ibyo ukoresha, ibiro byawe atari byinshi, ugasanga uhise unanuka cyane bikajya munsi yataye washakaga. Yego, amazi arimo gombo arimo indimu ni umuti. Noneho ugakurikizaho siporo. Siporo ni 2 mu cyumweru. 2 mu cyumweru. Ariko nanone bigendeye ku ngano y'ibiro byawe. Hari n'uwo nabwira gukora 3, hari n'uwo nabwira gukora 2, hari n'uwo nabwira gukora 1, bigendera ku ngano y'ibiro byawe. Narangiza nkahita nkubwira imirire uzajya uteka.
abantu bafite ibiro biri hejuru y'100 nakubwira gukoresha ibyo nkubwiye, mu mirire yawe amavuta ukayakuramo burundu, amavuta ukayakuramo, kandi nk'umuntu uri kugarida taye ukagira ingano y'ibiryo runaka ukoresha. Yego, nakubwiye ngo niba wariye mu gitondo, saa sita bireke, noneho nijoro ukoresha utuntu tw'imboga, imboga zibe nyinshi mu bintu ufata, imboga zigabanya mu nda, noneho hakubitiraho n'izo gombo nakubwiye, gombo n'indimu biri kumwe, biba ari sawa cyane, biba ari sawa. Narangiza nkahita nkushyira kuri kondisiyo y'amazi, amazi nayo ni meza. Akenshi nakubwira ngo nuba wariye mu gitondo, saa sita jya unywa amazi, nijoro ufata imboga. Cyangwa nubona utariye mu gitondo wafashe breakfast yoroheje, saa sita ufate lunch ihagije, noneho nijoro ufata imboga ukoreshe n'izo gombo n'amazi. Yego, ibyo nabyo mboneraho kubibutsa ko ari ibyaremwe n'Uwiteka, ntabwo ari byo tugiye gushakisha ahandi. Niyo mpamvu nabanje nkababwira ijambo ry'Uwiteka, kuko nibyo n'ibyaremwe nawe, kandi ni ibimera bidufasha guhindura umubiri wacu mwiza, kuko mbibutsa ko imibiri yacu ari insengero za Kristo, kandi roho nzima itura mu mubiri muzima. Mu gihe ukeneye kuba muzima ukagira roho nziza, banza ukore umubiri wawe ube mwiza, kuko ntabwo uzagira umubiri mwiza utawitayeho. Erega n'urusengero n'inzu zacu turazubaka, tukazitera fresheri, tukazikorera ibintu bituma ziba nziza. Nese kuki twumva imibiri yacu ariyo twapfa kurundamo ibyo tubonye byose? Mu gitondo wariye, saa sita wariye, nijoro urariye, buri saha urariye, ibiro byawe bizagenda biyobe. Ugire bya biro ureba buri wese akibazaho, ugire taye nawe ureba utishimiye. Tumenye kugarida taye yacu. Babwira ngo umuntu uri bugire ikibazo ajye muri comment, abashe kongera kumbaza, nzajya mbasobanurira buri kantu kose mwambajijeho nk'uko mukomeje kubimbaza. Ndabakunda cyane.